Ubundi akaradiyo kanjye kaba ku musego iyo amakuru ageze nk'isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Nahisemo neza kuri Radio Rwanda tuje kubageza amakuru ku buryo burambuye. Ni amakuru ya mu gitondo cy'uyu munsi ku cyumweru tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani turacyari mu mwaka wa 2026. Njye ndi Fiston Felix Habineza. Tuje kubabwira ko polisi y'igihugu yatangaje ko ifatanyije n'izindi nzego zibishinzwe bagiye gushyira ijisho ku bantu by'umwihariko urubyiruko biyandarika mu ruhame n'ababikora ku mbuga nkoranyambaga. Abahinzi bo mu turere twa Rwamagana na Bugesera bo bari kwemeza ko ikoranabuhanga ryo kuhira imyaka rikoresha ingufu z'imirasire y'izuba riri kubafasha gukomeza ubuhinzi bwabo no muri iki gihe turimo cy'izuba. Muri Afurika y'Epfo kuri iki cyumweru bariziza umunsi bita w'abagore, aho bazirikana imyaka 70 ishize habaye urugendo rw'amateka rw'abagore rwabaye ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1956. Icyo gihe abagore basabaga ko uburenganzira bwabo bwo bahirizwa, gusa ngo imyaka 70 irashize n'ubundi hari ibibagoye birimo kubafata ku ngufu ndetse n'ibindi. Ariko kandi tubaza no kuvuga ko kuri iki cyumweru Abapani bibuka abishwe n'igisasu cya kirimbuzi cyatewe i Nagasaki, naho hari ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1945. Muri aya makuru turaza kubabwira n'ay'imikino. Gilbert Ushimene wayaduteguriye, uraza kwibanda kuki? Ababwira ko Sekafa Kagame Cup irasojwe, tugiye kujya mu mikino ya Super Coupe biteganijwe kimwe cya kabiri kizakinirwa mu karere ka Rubavu, turaza kubigarukaho. Hanyuma ikipe y'u Rwanda y'ingimbi yabatanije imyaka 18 ihagarara u Rwanda muri FIBA Afrobasket muri Cote d'Ivoire yarayitsinzwe na Cameroon. Muri aya makuru turaza kubagezaho ay'ingenzi yavuzwe muri iki cyumweru turi gusoza. Njyewe ndi Fiston Felix Habineza, mu kanya n'amakuru ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Tubashimiye ko muza kugira uruhare muri aya makuru. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SCP Boniface Rutikanga yavuze ko inzego zigiye gushyira ijisho ku bantu by'umwihariko urubyiruko biyandarika mu ruhame ndetse n'ababikorera ku mbuga nkoranyambaga. Yabigarutse kuri wa gatandatu mu kiganiro n'itangazamakuru cyakurikiye igikorwa cyo kwerekana abagera kuri 16 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi, tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga TikTok live, kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona, tuzabashaka. Bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu zabo bahaye bakinjira, nyir'inzu zabo bakodesheje n'abandi bose bazabigenderamo, abacuruza utubari, night clubs n'ahandi hose banywera. Imyitwarire mibi y'abantu bari aho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu bari aho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze ahangaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva, ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo nike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajya bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazagiye rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SCP Boniface Rutikanga.
Mu yandi makuru, abaturage bo mu karere ka Nyamagabe nyuma yo kubona ingaruka mbi ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bigira ku buzima bwabo, biyemeje kujya batangira amakuru ku gihe y'ahantu hahishwe inzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane zizwi nk'ibyuma ndetse n'ibindi binyobwa bitemewe, mu gukomeza gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'izindi nzego zitandukanye mu bikorwa byo guca ibi binyobwa. Jean Paul Maniraho. Nyuma y'uko inzego zibishinzwe zihagaritse ikorwa, icuruzwa n'ikoreshwa rya bimwe mu binyobwa kubera ikibazo cyo kutuzuza ubuziranenge, ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bwihaye igihe kingana n'icyumweru kimwe gusa ibyo binyobwa byose bikaba byavanywe mu baturage hagendewe ku mabwiriza yashyizweho. Ni igikorwa kigirwamo uruhare n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage barimo n'abari basanzwe babicuruza. Gusa kuri bamwe mu babicuruzaga baracyagerageza kubihishahisha, abaturage bagakomeza gutanga amakuru y'aho babyimurira nk'uko twabisanzwe muri santere ya Gasarinda yo mu murenge wa Tare. Aha ngaha mudusanze ni amakuru twari duhawe n'abaturage ubwabo, batubwira ko ku mucuruzi witwa Alex hari inzoga bahazanye ziri mu zo twari turi gushakisha. Ubwo rero turaza nako tuzihasanze nacyo mu gikorwa mudusanzemo, tureba ko ubwoko tuhasanze koko aribwo turi kurwanya. Abagabo n'abagore bo muri uyu murenge bavuga ko ibinyobwa byiganjemo inzoga zitemewe byari bibangamiye iterambere n'imibereho myiza yabo, bagasaba ubuyobozi gukomeza gushyira imbaraga mu guca ibinyobwa. Bifite icyatandukanye tutari mu kumva nyine wisujya furi wajya agafuru kazavayo ryari ukangutse mu gito niba uyinyweye nka saa 12 nyine mu gitondo niba ukanguka. Nayinywaga buri munsi sinararaga ntanayinyweye, ariko bakivuga ko nyine ari ibintu byica ubuzima. Kuva bazahagarika sindongera kuyinywa, wese ubugenanywa agafata, ubwo urumva ni ugutangira kuyinywa nk'ubu ngubu. Icyuma impamvu cyari kibi, umugabo mwabaga muri kumwe ari muzima yakiba nko mu masaha 3 ukayire gusura uko bigenze yewe kigahita kimugira umusazi. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyamagabe Habimana Tade avuga ko abaturage benshi bamaze gusobanukirwa n'ingaruka zo gukoresha inzoga zitemewe, kubera ko zari zaratangiye kwica abaturage no kugira ingaruka ku buzima bwabo mu bundi buryo butandukanye. Mu murenge wa Kitabi twari twagize ibyago, hari abapfuye bazize kubera kunywa izo nzoga zitemewe. Twebwe n'ubutumwa bwatwoye guhita tubuha abaturage, kuko twabirikaga n'izo ngero za bagenzi babo batakaje ubuzima kubera kunywa izi nzoga. Mu mirenge yose rero ni igikorwa turimo dukora mu tugari twose dufatanyije n'inzego dukorana zose, kandi icyo twashimye nuko twabonye abaturage barabyishimiye. Abaturage feedback bagenda baduha baravuga bati rwose izi nzoga zari zigiye kutumaraho abantu, nabo barabizi ko zari inzoga mbi. Abaturage ba Nyamagabe bakaba bagaragaza ko biteguye gukomeza gufatanya n'inzego z'ibanze mu kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu bijyanye no gutegura ibinyobwa bya gakondo ndetse no gutegura ibirori bitandukanye mu rwego rwo kurushaho gukumira no guca ibinyobwa bitagira umwimerere kandi bitujuje ubuziranenge. Jean Paul Maniraho mu karere ka Nyamagabe. Urakoze Jean Paul. Tuvuge ku buhinzi kandi tujye mu burasirazuba. Abahinzi bo mu turere twa Rwamagana na Bugesera bemeza ko ikoranabuhanga ryo kuhira imyaka rikoresha ingufu z'imirasire y'izuba riri kubafasha gukomeza guhinga no muri ibi bihe by'izuba, bigatuma umusaruro wabo wiyongera. Bezanje Akimana. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bugezweho buhangana n'imihindagurikire y'ibihe, abahinzi bahawe uburyo bwo kuhira ku buso buto binyuze mu mushinga wa SEP icyiciro cya 2 bavuga ko bwabafashije kongera umusaruro no kuzamura imibereho yabo. Ibi bigaragaza ko ishoramari mu ikoranabuhanga ryo kuhira ari imwe mu nkingi zikomeje gufasha igihugu kwihaza mu biribwa no guteza imbere ubuhinzi burambye. Tangiye neza toni 5 zazamura ngeza mu 10 nkoresha moteri, ariko ubu ngubu yarazamutse ngeze kuri toni 15 na 20. Mbere twari dufite moteri zivomera amazi n'imipira, ubu ngubu dukoresha aya mazi azamurwa n'imirasire. Rero mbere twuhiraga bitugoye, tugakoresha ibyitwa rozwari, tugaterura mu minota tukajya mu rugo ibitugu byahiye, ariko aho twabonye amarobine tuza tugacurika umupira tukuhira. Kubera ko kuhira byoroshye rero bituma n'ibihingwa bibona amazi ahagije, kuko ntiba bituvuna. Byabona amazi ahagije rero
gushyiraho n'abafumbire muri umusaruro ukiyongera. umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kagabo Richard Rwamunono avuga ko ibikorwa byo kuhira byazamuye umusaruro w'ubuhinzi ariko agaragaza ko hakiri urugendo. ngira ngo navugiye muri success stories nuko tugeranyije n'umusaruro wari wabonetse muri season y'ubuhinzi ya 2025 tukawugereranya n'umusaruro wari wabonetse muri season ya 2026 tubona habayemo shoot increase ingana na 52%. umusaruro wavuye kuri ubwo buso wikubye kabiri, bivuze yuko bigira ingaruka mu kuzamura productivity. byumvikane ntabwo turagera aho dushaka kugera, abahinzi baracyabona yuko byashoboka yuko nihabamo mix yo kuhira, gukoresha ifumbire, gukurikirana porogaramu y'ubuhinzi na kalendari neza bakayubahiriza, n'ubundi hari ibihingwa bizagenda bizamuka. Umuyobozi ushinzwe gahunda yo kuhira mu ishami rishinzwe guhuza no gushyira mu bikorwa imishinga muri labo Innocent Abamwita avuga ko leta ikomeje gushishikariza abahinzi gukoresha ikoranabuhanga ryo kuhira, by'umwihariko ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba mu rwego rwo kongera umusaruro no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Leta yashyizeho n'umwihariko kugira ngo ishyire ingufu mu guteza imbere ibikoresho bibungabunga ikirere, kuko ingufu z'imirasire y'izuba zidufasha no kwita ku bidukikije kuruta izi pompe zikoresha esanse cyangwa mazutu. ni ukuvuga ngo leta yashyizemo umwihariko kugira ngo tubone abantu benshi babyitabira, cyane ko ikiguzi cyayo mu ntangiriro kiba kiri hejuru kuri izo pompe zikoresha ingufu y'imirasire y'izuba, ariko mu gihe kirambye ni pompe nanone ziramba zishobora kugera ku myaka 10 na 15 bitewe no kuyifashe, ndetse n'abageze ku myaka 20. Ingufu z'imirasire y'izuba ni igisubizo kirambye gifasha abahinzi guhinga mu gihe cyose cy'umwaka, kikagabanya ibiciro bya esansi cyangwa mazutu bikoreshwa n'izindi mashini zimenyerewe mu kuhira, kandi kikarinda ibidukikije. Leta n'abafatanyabikorwa bashyiriyeho abahinzi nkunganire aho babatangira 75% by'igiciro cy'ibikoresho, abahinzi bakishyura 25% gusa. Desange Akimana, mu ntara y'Iburasirazuba.